yanyu murebe ndi kureba abantu ndi kubabona ariko sindi kubamenya uri kubareba neza mukecuru ndabona ngewe ndabamenya isura ari kumenya isura wigira ikibazo uko ngiye kubereka aho abayijyanye nabo bayibagiye mungirira imbabazi ntabwo bizongera ntabwo ari ngewe muze ngo mugirire imbabazi ntazongera ndambabaza ariko ndambabaza ibyanjye byabuze byose barabimba ndaringa gusa hari n'amahene hari n'ingwavu zabuze mu rugo n'ibishyimbo ibishyimbo barajyana ubwo nabyo barabikwishyura naba ariko babyibye ndabandi zarashize n'ubuyobozi burabizi n'aba mudugudu nababwiye n'aba gitifu barabizi gitifu ndayabarana mwabagabo izi nyama murazijyana he rwose nuko tubabarira n'inzara muzehe muze mukecuru ubu rero ngaho ni murebe nganye ukuntu bayijyanye kandi murebe n'abayijyanye murebe ndi kureba abantu ndi kubabona ariko sindi kubamenya uri kubareba neza mukecuru ndabona ngewe ndabamenya isura ari kumenya isura wigira ikibazo uko ngiye kubereka aho abayijyanye nabo bayibagiye murabo mwabagabo murakora mwabagabo yambaye ingatati ini yangange mukecuru ingange ndayibonye inengacu babaze ndayibonye rwose umva muganga ndakakwambura nzakugororera ingange ndayibonye ngize zanyara zibwaza bajyaninga ngize waramuraka ndabe oya ngabo ayiwa mananje twasezeranye mu masezerano birimo oya ndari ko mwana wanje ndetse ndeba banatetse baba bandi hano urebe izanyara zib oya ndagahinda we nagahinda uwo mwana wibwa we yakapuruma muze twasezeranye ibyo birimo oya me twasezeranye ibyo ndago birimo muzehe ni mumufate kwanza niko bavandimwe sindeba banatetse wa mugani inka ni yawe ni yanjye rwose ifite amabara abiri no kugahanga n'igihanga n'umukara hasi n'umweru na kugahanga n'umweru murebe mu birindure namwe murebe singiye isi uwayibye nayo birindura ikorere singiri ry'abana babwira ry'umweru singiri are nawe ikorere sevye tubabarire oya murandihiringa tugende ku buyobozi tugende ku buyobozi rwose ubuyobozi buradukiza none se ku buryo wumva yikorera isafuriya ishyushye ikorere nayikorere ubuyobozi buradukiza rwose samuka none se ibisambo ngibi nyine isafuriya ishyushye ku mutwe w'umuntu nungomba kuyimwikoreza kubera ntangire nshima mwe mwese mwakoze subscribe mwe tubana umunsi ku wundi muri abantu babagabo cyane ndetse no utarakora subscribe yikoreye uyu munsi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi je nitwa Junior umusore wanyu utajya ubira imigozi imuhambira ikindi kuba kumushwi ntabwo ari muheza gaca nizere kubizi neza ko impamvu gihumeka ari ukubera iyo mwijuru dushima cyane umunsi ku wundi hano nicaranye n'umuryango w'abantu bakuru bafite inaribonye mu buzima bwo kuri iyi si ni umusaza witwa Emmanuel irindi si ndyibuka yahamagaye hano kuri Favgas TV afite ikibazo cyo kuba yagize gutya akibwa agira ati ko njya mbona musura abantu bagiye batandukanye ni iki mwamfasha ko nibwe niba abagabo baba ari aborozi ngo yibwe itungo ariko arabyivugira we ku giti cye ndabanza kwanza musuze muraho ye muhungu amakuru ya ni meza muhungu wacu twanda amazina yose nitwa Batuma Emmanuel ariko ndababaye cyane wihangane ndababaye mwana wanje kandi gihanga uhuze na mukecuru amakuru meza umeze neza we witwa nde rero nitwa Benanzia de Banzeke Banzeke Venansi ubu mufite imyaka ingahe turahera kuri wowe mfite imyaka 67 ufite ingahe wowe 64
ubwo niwe mukuru ndamusumba cyane uramuruta nakazanyira ko bakakadegedege kakana ariko nari mfite ubwenge nguze umuzanya akiri mutoya karakana gatoya kariko kangunda cyane kangunda cyane ariko abasamudi batumye angunda cyanjye mukunde mumaranye nk'imyaka ingaho turangije imyaka 53 nguzanye si birimo byo 3 mumaje ngo nkuzanye nguzanye kuko kano karize kageze mu shuri ariko nge ndabona ageze mu shuri we yaciyemo kuvuga ngo kano wagira ngo ni muto kandi ari umukecuru we nakakobwa kanje nakana kanje keza okay mufite abana ubwo cyangwa abantu babanze bamenye kwa mfite abakobwa 5 n'abahungu 4 ariko barubatse bose usibyaga ko bakamagasigaye mu nzu katuhahirana ko kari kwiga muri 9 ariko asa nuko karangije ubwo turi gushaka ntago matuganje bari kwibana ndi kuvuga ngo kaje mu shuri kige ariko sinzi uko aziga. Okay, reka mbwire abantu rero igitumye 5 Guys TV tufite uyu muryango hano kuri kamera ndetse na mikoro za 5 Guys TV turi mu karere ka Rubavu mbere ya byose ngira ngo agace duherereyemo buhitwa gute muri Ruhangiro muri Ruhangiro ni motori mu mudugudu wa Kabirizi. Abantu muzi ahantu mu minsi yashize bagize ibiza by'imvura ngira ngo nizamaho ko gukomeza hano namwe byabagize ibyo cyatugeze amaze gose garasenyutse cyane harimo n'umuhungu wanjye nawe yaraguye irasenyuka. Hanyuma rero igitumye turi hano uyu muryango uyu musaza witwa Emmanuel yaravuze ati wa muhungu we ko njya mbona uvugana n'abantu bagiye batandukanye bafite ubushobozi bwo kuvura byo hambere ubuvuzi bwa gakondo ati wampaye umuntu ko nibwe inka yanjye. Ubwo rero icyo nakoze ni ukumuhuza n'umugabo bita Rutebuka mwagiye mumubona kenshi hano kuri 5 Guys TV tuganira ibigiye bitandukanye niyo mpamvu navuze nti reka bino bintu bibe ku mugaragaro. Ubundi byagenze biti ngewe rero muhungu wacu kandi muyobozi nakwita umuyobozi kuko tukubona ugendana n'abantu benshi n'ingeni zose kuko burya ndi wabuta ugenda n'abantu benshi uri nk'umuyobozi ngewe ndikugira ngo unjakire umuntu wamfasha kuva amatungo yanjye kuva kungo ko kugera ku myaka dore ingweto nambaye nizi ndangweto ngigira none ku munsi we ijoro ryakeye n'ingange bayitwaye ubwo uwo mwana wanjye warangije muri 9 kwiga nandugira ngo ndeko nayigurisha kugira mwana wanjye muri ko yakiga none inga bayitwaye yari inga y'umweru irimo urucyasha cy'umukara ku mutwe. Ubwo bivuze ko wari ufite inka zirenze zari ngibiri none imwe bayitwaye none ubwo ndababaye mwana wanjye wanjakira umuntu wambuza ko muhura mubana n'abantu benshi ingeri zose ukareba ukuntu njakisha akamenya umuntu njyanira ibintu byanjye n'inga bayitwaye kandi none yaringiza niyo yarindunze. Uretse wenda inka hari muri kano gace muherereyemo hari iyo ngeso ihasanzwe y'ubujura irahari n'ibitoki n'amakoko n'amahene harimo abandi bagenda biba ariko n'imyenda mu nzu bakaza bakajyana nejo n'indama zanjye 3 barazitwaye n'ihene 2 barazitwaye n'ingoko zanjye zari 7 barazitwaye ingwavu zanjye bamena ikiraro barazitwara nazo 6 none bageze ku ninga barayishahuye barayihekuye none nzabahute mwana wanjye inshuti yanjye gihango cyanjye nzabahute wanjakira umuvuzi bagakondo bazi harimo abantu bazi bagenda cyane baza abandi ariko ngenda aho nava hano ngo ntajya hisi ko ndagera no mu rugerero ku murenge njyaho badutumije mu nama ariko ngenda mbumaguza n'uyu mukecuru akabigengunze kumutuma none mwana wanjye njakiye umuntu wambuza nawe ngamenya abantu banyiba navangurisha nakarima kanya mfite nakagurisha rwose ngamenya umuntu nyiba ubundi bigacamo mwana wanjye nanjye nazaguhemba nazakugororera rwose. Uyu musaza rero gahunda twamukore hano kuri 5 dufite abantu twagiye dusura bagiye batandukanye bavura bya gakondo cyangwa se bafite ubushobozi bwo kumenya ibyo byose. Twafashe umugabo witwa Rutebuka ngira ngo mwagiye mumubona mukoresha amavideo yagiye atandukanye ni umuganga wa gakondo umaze kugira izina rikomeye hano mu Rwanda. Twavuze tutireka tumuzane bano bantu yumve ikibazo cyabo nta gutinda
umugabo ari hano mva mwana wacu muvandimwe mwira wanjye nazakugorora rwose nganjye menye uwayijyanye ngamenya unyibira ibintu ngamubona nukuri kwimana nagurisha no murima gwanjye ariko ngamenya uwo muntu unyiba niba nzamujyana mu buyobozi nanjye niba nzamwicisha sinamwe oya mumenye rwose ngamumenya ndakashahugwa mama mabere naye namwereka icyo ndicyo nagurisha nakarima nubwo ngenye n'umwana wanjye akaba ariko rero munambwire nabo bari imbere badukuriye rwose ndabukunda banamfasha n'inzonge ejo bundi yaraguye y'umwana wanjye ndakini mfite natanga ndaki n'uyu mukecuru dore n'imyenda ye barayimaze reba ipataro nambaye reba ingweto nambaye nagira gudukwetto kandi uguriwe nabo bana banjye bashoboye none murugira ngo mbigenze gute bana banjye nzabahute umukecuru ibindi bintu bajya batwara hano mu rugo wenda bakurikije wenda ko munashaje mwaryamye mugasinzira ni ibiki bindi bajya babiba ni byinji n'imyenda yose bakaza bakikorera bakajyana mbese icyo bahuye nacyo bakakijyana nk'abagasafuriya akabagasane mu nzu ugasanga bakajyanye mbese ubwo bunyine twarumiwe ese muribana hano n'agakobwa gatoya gahari ubundi yo kadahari muri mwenyine ubu muryama nkasanga herero saa moya tuba twaryamye saa 12 twakorangije kurya reka rero uyu mugabo nabazaniye tumuhamagare aze hano hanyuma abarebere uko bimeze cyangwa se turebe nimba hari icyo yabafasha cyane ku bushobozi bwo tubumuziho mwamukoze rwose mwamukoze n'abasengera no kumana imirimo yanyu igakomeza mugatera imbere imana kandi yo ya mbere ndababaye hanyuma tudatinze muganga Rutebuka ndavuga rutebukira abavandimwe niko ye uri hafi aho ngo hagere ko hano ari hatari urabona ko bayidawe abantu mujya munuma murabizi ko ntumika uvuga ngo ubwo ndabibukije ko atazaza karibu rwose mu kiganiro ariko nyine turi live urabizi byanjye nyene ko abantu babibona meze bitese yego mbona umugabo wagira ngo ni ikinyabiziga agenda afite imizigo na amahoro meze bitese ni sawa mikoro urabona ko ihari telefone yarayimena amatwi reka data bikomeye mikoro urabona ko ihari karibu se icara ubanze uvugane na bano bantu nibo bagushaka ntabwo ari ngiye murakomeye no muze ubwo rero nta byinshi ariko reka mbanze nisabira imbabazi uyu mugabo nubwo dusanzwe tujya duhura kenshi kamera iriho wa mugabo we ntabwo mba nkeneye ko ibintu biba abantu batareba ibyo ni ibisanzwe yego bimeze bite rero turaho turamahoro numvise mumpamagara cyane ariko naje kuko nicyo tubereyeho gutabara abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose baba bari hanze bose twiteguye kubatabara uyu muryango rero niba bagushaka ubwo ni mumubwira ibyo ari byo ningiye gushaka mu gihe cyatambutse ngo mu mezi 2 banjyanye ihene banjyana n'indama banjyana n'ingoko n'ingwavu none mu joro ryejo bandwaye n'inka none yo nga niyo yaringize muvandimwe gihango ubwo uyu muhungu rero kubera muzi ari umutabazi wacu ari umutabazi ari umwana utuma kanyaruka naramubwiye rwose njyakira umuganga wamenya ibyanjye byazimiye kuva buri munsi banyiba buri munsi saa ku yindi imyenda y'umugore ndamyenda ngira dore nibi bikuboda boda ubona nambaye nagira gudukweto kwa bote najyanaga mu biraro niki ndebe ubwo butunzi none barabumaze bamumariyo icyo wamarira rero no kugira ngo menye abanyiba ibyo bintu byanjye rwose nakemera ngajya no kuguzaguza mu bavandimwe ngareba kana kumarira nawe kitike naguha naguha rwose mukecuru we kutavuga akabigaseka mwese navuga kuko nyine kuko abatwa buri munsi none ejo tukaba twabunye nganje bayijyanye nabigenza gute
nta n'ukwiyambaza abantu wenda gahari hanyuma bakandwanaho ngo ari babo bantu banjyaniraga ibindi. ubwo naharutebuka rero nicyo kibazo mufite gusa. nicyo cyo kumaraho utuntu twari kwandunga ngasaza neza none ngiye gusaza nabi, ngiye gusaza nzasabiriza nari mfite utwandunga. Menye uwo muntu nakemera ngagurisha n'akarima nari mfite. Gusa ko ndi kubona hari inka. nanjye nibyo navugaga mu kaye ko bavuze ko ngo bari bafite inka ebyiri. Zarebye. Bajyanye mu joro ry'ejo bundi bajyanye imwe. Bayijyanye mu ijoro ryakeye. Ry'ejo. Hari ikindi kibazo waba ufite? Ikibazo menye abo bantu ndabindi bibazo naba mfite. Namenye umwanzi. Umuntu yabamenye uhora unyiba. Namenye umwanzi uhora unyiba ngamwirinda. Hajya ufite abana bangahe? Nabana 9. 9. Umwe uri mu rugo abandi bose barashatse. Bakobwa 3 barashatse n'abahungu barashatse bafite ingo. Okay. Mbo kugufasha ndi bugufasha ariko hari ibisabwa kugira ngo ngufashe. Icyambere aho bayizitene harandimo ndi kureba. Hariya kuri gikondo cy'urukora kuri karakuma nako yariziritse. Muzehe nawe urona kaziraza hanze rero. Ariko nta kiraro. Aba niko mu gapangu. Ni mu gapangu burya unose barapanda bagaca hejuru y'igipangu bakapfungura mu gipangu hirya ndane. Ariko urabona ko anafite n'eshanu zaha. Kuko hameze neza. Mbo nitegura kugufasha ariko hari ibisabwa ugomba kumanza wakora. Mbo manza nasuzuma manza nareba ko ibyo mbwira ari ukuri. Kuko hari abantu benshi bajya bambwira ngo baranyibye ngasanga bamwe nukwibisha kandi ngasanga bamwe nabo mu rugo babyibye ubusi ndamutse sanza ari umwe mu bana bawe. Namugira igicibwa mu byanjye nahamagara bene nyina ngahamagara umuryango ngamugira igicibwa. Kuko ashaka kumaraho ibintu. Ari umwana wawe. Abayihaye. None nazabahuta ashaka kumaraho ibintu. Umukecuru yazabahute. Aramutse ambwiye ko ndakintu wigeze umuhereza. Ndamwana wanjye udafite ikibanza nicyo mbereza abana ndabi. Mbo reka noneho ngufasha ariko hari ibisabwa. Mbo bisabwa cyambere manza nakenera amafaranga yo gusuzuma kuko ni imiti ngoresha kandi nanjye mba nayibonye ngoye nyikura hanze ndabwo nyikura hafi. Ariko utamvunye nagerageza ngareba. Ndi bugufashe kuko mbere yo gufasha abanyarwanda n'abandi bose bangenera ku isi yose. Ariko amafaranga ya mbere yo gusuzuma yo ni ngombwa. Murayafite? Yaho nashakisha. Abandi bya kuko ari itungo inga byari 100,000 ariko mwe muramumba 60,000 by'imiti ngiye gukoresha uko mbona nuko mugeze mu zabukuru 60,000 mugiye kumba manze suzume menya hingiri niturangiza muhumure ninyibona nimara gusuzuma ngamenya hiri ibintu biragenda neza. Mwana wanjye dakindi wakatura wangaturira ko tubona bazaza barako ndabona yabona rwose ndakandi wangaturira mo gatoya ngashakisha 60 ngurikije imiti ngiye gukoresha nayo. Mukecuru kandi kona gataraboneka ntabwo gari buboneke karaboneka rwose none reka ndeye muri rwarukoti rwanjye rwarundi gondereraga iri ahirya nde ko hari icyandi bakirimo. saza bikabana yafite da ni utushimba nagurishije nasaguriye agasoko reka ndebe. Moya 2 3 4 5 6 7 8 9 ayo ngayo ni 45 uramuha ayo ngayo ndikure kano gasakara ko kagira buri kakandi mbere kwashiragamo ya myenda kano gasaka ko kwinoti. Mukecuru ko ari udufaranga nanagwaye ngo ujuze yakugushaka agapate waba dufite ngo twongere tureko kwabona ni wenda 50 uko ari uguteranya. Reka ndebe ajyanje 60. Nabagabanyirije cyane uko mbona mugeze mu zabukuru niyo mpamvu mbabwiye ngo mushake 50. Namugereka nanjye wabinjyanye zanyishura zanamurega mbese abasaba ababyeyi sabana reka ndebe. Reba mukecuru hanabika amafaranga. Mbere kwagagiraga mwana wanjye ariko ubushomeri bubwiye kuzatuma mva nabi nzaza nabi kubera abajura.
yego 45 nongera ngire kano kamwe Cyecu asigaranya ndi ariko ko atayaza nayo kugira ngo oya uretse mbetse mukecu no turaburara nizo ngazapa zigenda mwa tukareba ko kwaramuka none 5 ngireho kuri 45 50 none mwana wanje wavuye kurarega wavuye kure ariko mbabarire ngo umwana wanje ngayanze niziramuka bibonetse ngamenya banyibe Gekora ibyo nazakugororera ibindi byo ndabyikorera nazakugorora mwana wanje ndabikora kuko si wowe wa mbere ndeba yaruzuye 60 yaruzuye ndeka kwambara yaruzuye mwana wanje Icumi 20 30 40 50 60 Okay. Kangukorera umuti. Zizeho madam. Mukecu. Oya muhumure muraruhuka kuko n'abatari mwe bajya baruhuka. Dagari mwebwe nigira. Bazabinyishura sibyo byanjye batwaye. Ibyo bajyanye. Uretse n'ibyo. Nazakukorora. Wayizitiye kwa kila kiziriko. Niho yarara. Okay. Umva rero muze. Ndabona ari amahoro. Bazana ibase. Ufite ibase? Yinzanire uzane n'amazi. Ubitereka aho hantu. Asanga nabo kundi babigenza akabagiza nabo bayijyana. Ubundi abantu benshi mwihereranywe ibibazo ngibi aruko mutaratobana zikira ayo mazi muri yo base wowe yitorere yisukiramo kumva mwana wacu yose nyamarire se yasukemo ayijyanye rijoro mbaye mujoro rwego umuvandimwe inshuti yanjye yewe wazangwana n'umwana wanjye ntabwo umwana wanjye mukanywano kambera igihango nawe ngazakurangira abandi ariko uriya waduhuje niwe namanza kugororera ubwa mbere ngazanjye nzibonye byanjye byajyanye byose ngabibona ubundi ukibakwibaga ibyo byose ndumbwire bwabujije sibyo siko nabonye uriya munyamakuru ndabona uriya munyamakuru ngo mbimubwire ko nibakamara byose imba nakumenye si njyahe siko ndava mu rugo yari ifite ibara ry'umweru n'umweru n'agakara mu kasha hejuru y'izurute naho hakabamo umweru n'agakara ndagimenya amazina gazo komeze gusaza yanyiga nziza yagiraga umukamo n'abarondoye nuko barajyana ahira barayitwara abatware ako wizera ko wabonye rutebuka nakubonye nageze mu rugo rwawe muze
Mukecuru ubu rero ngaho ni murebe nganye ukuntu bayijyanye kandi murebe n'abayijyanye murebe ndi kureba abantu ndi kubabona ariko sindi kubamenya uri kubareba neza mukecuru ndabona ngewe ndabona isura ari kumenya isura wigira ikibazo kuko ngiye kubereka aho abayijyanye nabo bayibagiye kuko ndi kubona baracyahari nta nubwo barazikorera urabukoze rwose Hai. Muraho mwabagabo. murakora mwabagabo yambaye ingatati ini yanganje mukecuru inganje ndayibonye inengacu babaze ndayibonye rwose umva muganga ndakakwambura nzakugororera inganje ndayibonye ngize zanya bazibwaza bajyaninga ngize wa murakadabe oya ngabo ayiwa mananje twasezeranye mu masezerano birimo oya ndari ko mwana wanje Ese ndeba banatetse baba bandi. hano urebe izanyana zi oya ndagahinda we nagahinda uwo mwana wibwa we yakapuruma ibyo twasezeranye ibyo birimo oya be ibyo twasezeranye ibyo ndago birimo Muzehe ni mumufate kwanza. Niko bavandimwe sindeba banatetse wa mugani. bavandimwe nagahinda bari kurya ibyo batetse Uretse. ndi gukumva muteka uranyumva aha ninjye ufite ijambo banze nyumve twasezeranye ko ndi bukwereke ibisambo byawe ubonye urugendo twakoze imisozi twazamutse wambaye amafaranga yo gusuzuma twasezeranye ko ndi bukwereke inga ya wahiri warangiza ukambemba kuko iyi miti yose mba nakoresheje nanjye ndayigura iyi nga wayibonye genda wegure n'uruhu urebe kuko dore ngo ruri nayibonye ni wowe uri no kuyitiranya ngo ni iyawe kandi atari iyawe singuna mukecuru inga koga buringa nahiye singira ryabara ryayo navugaga irandura neza dore n'amabara abiri ifite Inka ni yawe. ni yanjye rwose ifite amabara abiri no ku gahanga n'igihanga ni umukara hasi ni umweru no ku gahanga ni umweru murebe mu birindure namwe murebe singiye si uwayibye nayo birindura ikorere singiri ry'abana babwiye ry'umweru ryo hagati singiri are nawe ikorere Seve tubabarire. oya murandihiringa tugende ku buyobozi tugende ku buyobozi tugende ku buyobozi rwose tugende ku buyobozi ubuyobozi buradukiza None se ku buryo wumva yikorera isafuriya ishyushye. ikorere nayikorere ubuyobozi buradukiza rwose samuka None se umuga ibisambo ngibi nyine isafuriya ishyushye ku mutwe w'umuntu. nungomba kuyimwikoreza kubera ko ni amasezerano arakabije nibo bamariye amatungo Bivuze ngo ubwo ngubwo gahunda muzehe yego ndi gukumva mubyeyi ni ukuvuga ngo bigiye kugenda bita ubu ngubu mubajyanye he? Ni ukwajyanira ubuyobozi bukabakamba inga yanjye n'ibyanjye byabuze byose bakabyishyura umva muze ndi gukumva yumva neza ndi gukumva muganga umva yego ndi gukumva amasezerano twagiranye ngiyi inga yawe ndangije kwereka n'ibisambo byawe ibisigaye ni ibyawe n'ubuyobozi
ubuyobozi buradukiza rwose ubuyobozi buradukiza nibo bamariye amatungo baramba inka yanjye ubuyobozi wababonye rwose nababonye bandihira inka zanjye zabuze barazishyura ibyabuze byanjye barabimba rwose barabimba rwose ibisambo wabibonye ubuyobozi ntwagaraye ibisambo byawe wabibonye fasha ababyeyi ubuyobozi buri njaka abayobozi bandihira inka zanjye ibyanjye byabuze byose barabimba utayimozaho wa mugabo muganga wagira ngo ni ugutaha ubukwe neza uyu nguyu w'isafuriya icyuke se ubu biragenda bite oya nimutwike ahubwo nimutwike ngo mwanjye inka yanjye ayimba zimbe Nyumva rero gira hino hano wa mugabo nyumva neza ndi gukumva rwose twasezeranye ko ngiye kugukora akazi kandi ngakwereka ibisambo byakwibye uriya mutwe n'uw'inka yawe uriya nigo ndimubona se by'abana nababwiye ry'umukara n'umweru singa ibyo si cyampaye ingweba sinababwiye ifite uduhembe tureba imbere singa ibyo si aba bantu rero ureba aha kuko nari nayibazingiyeho n'ubu baba bayijyanye ariko kuko wanyitabaje ku isaha kandi ukambamagara mu gihe gikwiriye ubundi iyo bakwibye ugahita umbamagara ndagutabara kuko rero wabikoze muri gahunda niyo mpamvu ubona inka yawe ngiyi uyu uza gutinda warwisanga bayijyanye ariko ngibi ibisambo byawe ni amasezerano twasezeranye ubwo ibyo ni ibiki rero iyi ni imiti yo kunaya n'abazingiye kuri inka kuri izi nyama ko wabonye ko nabikoreye aho bayizituye ubugeza kuri iyi saha musigarane ibisambo byanyu asigaye ni ukubahiriza amasezerano njye nawe twasezeranye amasezerano ndayubahiriza nanjye ni ukubona bajyana mu buyobozi bugacira ibyanjye byose byagiye bibura iyi nka yanjye rwose ndayibonye mwana mubonye ibara ryayo nakubwiye muganga ngo ubusigaye ngo ugiye kubigenza ute ni ukubijyana mu ubuyobozi bukanyishyura izi nka zanjye ni nyinshi zabuze muganga yageze iwanjye namwereza igikuyu cyanjyeho cyari kirikinga barazimaze none ubuyobozi rero ngiye kwitabaza muganga ndakwishyura mwabagabo mwe nako abasore bite byanyu ndabishyura rwose ni byiza ku manywa y'ihangu byagenze bite niko byangendekeye none se nyine ndi kwibaza ukuri aya manywa muri bano baturage bangana batya ubundi utuye muri kano gace turimo oya ntabwo ariko ntoyamo ubu rero iyi safuriya ishyushye irimo inyama z'inka y'umuturage irakuvaho uyite rero ko bagiye kubafunga mungirire imbabazi ntabwo bizongera ntabwo ari njyewe muze ngo mugirire imbabazi ntazongera ndambabaza ariko ndambabaza ibyanjye byabuze byose barabimba ndaringa gusa hari n'amahene hari n'ingwavu zabuze mu rugo n'ibishyimbo ibishyimbo barajyana ubwo nabyo barabikwishyura naba ariko babyibye ndabandi zarashize n'ubuyobozi burabizi na ba mudugudu nababwiye na ba gitifu barabizi gitifu ndayabarana mwabagabo izi nyama murazijyana he rwose ni uko tubabarira n'inzara muzehe ndarinza gwiki nuko tubabarira n'inzara niko uko kuguru kw'inka ufite urakujyana he erega ni byanze niko byahoze ufite ijambo ngwino hano aba bagabo izi nyama z'inka barazikoresha twe aba bantu baratuzengereje ubuyobozi babafunge aba basenze kwirirwa bari gutesha abantu umutwe gusa tungo barasa boretse gatoya oya ingwavu zanjye ejo bundi simwe mwazikuye mu nzu mutoboye inzu yanjye mwabaswamwe ngo ngwiki ntabwo wabafashe ariko
igihanga kandi ari ngiki icya gihanga kibakigiye dore igihanga bunini bazibagiye mu shyamba riri hakurya hari nasanze harimo imbu gusa nizo nacyuye ngo barakatsi harimo iki imbu nizo zari zihasi nizo nacyuye hejuru yaba dore aka kagabo kano kagufunga oya rakangwereke aka kano reba kano ariko kuyana ntibyemeye yikoreye isafuriya y'inyama zo izo hariya wari izo ndabwo uzongera ubu birarangiye muze nawe uriba koko muze koko inzara reba uwo mupanga reba iyo twavuga barafite umuhoro ufate inga y'abantu ariko kubera iki warekagengagira waburetse ariko wandikaga ntabwo kuyana byemewe bavuze ko bajyana mu buyobozi kaburetse muze ubwo nguki inzara se ni wowe ushonje wenyine none si uko twibye reba dore ufatanwa igihanga dore noneho ku mugaragaro dore ni bya bindi bajya bavuga ngo gufatanwa igihanga ubu ufatanwa igihanga niko abaturage ubujura bimeze bite hanyuma aba bagabo wa mugani reka tubirekere ubwo ni ubuyobozi yigo muze ba mudugudu no bagitifu bari hafi bari hano hafi ariko ibya byose hari umwana natumye ngo bambwira gitifu ngo aze kubera gitifu arabizi na mudugudu arabizi n'abisibo barabizi ko mufite abajura hano oya babu n'ibyanjye byashize byo bamaze ndabandi nanaba kandi bakava mu gundi mudugudu bakaza kwiba mu mudugudu wacu dutuye naba reba mu mashyamba mubonye bari kuzibagira noneho se ndagira muganga ngo mbitabaze ibibonetse ubwo izo nyama murazishyira he tutabeshyanye tubabarire n'inzara dore twari tunari kuzijyaho ngaho ndebera inzara inka yawe barayirangije wa mugabo agiye hehe rutebuka ngo tumuvugishe tunasoza ibindi tuze kubikurikirana nyuma agiye wa mugabo turagushaka hano ngwino rwose aba bagabo ariko none se bizi nyama barazikorera mpaka umunsi wose inyama narangije kubahereza umuti kandi narangije kuzibaziturako inga ariko yaracyafite igihanga uretse iki gihanga ngo ni inzara yabibateye rose inzara yatuma bakomeza kwangiza abanyarwanda gutya n'abandi bantu hirya no hino ubu biragenda biterera ese abantu bo bashonje mu gihugu cy'u Rwanda nanjye nicyo nari ndimo mvuga mu kanya ibyanjye nabirangije amasezerano twagiranye na Nyiringa na Mukecuru na Muzehe twarangizanyije ubu ibisigaye narangije ibyanjye bireba Muzehe na Mukecuru ndetse n'abayobozi kugira ngo aba bagabo bareba ahantu babajyana barabafunga mwa bagabo babacumbikira ibyo nibibareba nge narangije ngo twe turarangije hanyuma wa mugabo we ubundi abantu bakubonye wenda nk'ubwa mbere uri muntu cy'ubundi nyirizina nge ndi muganga Rutebuka kandi ndazwi ku isi hose saba gusaba nakwigiraho gutabara uretse n'abari hanze y'igihugu n'abari Burayi bose barambamagara ngo batabara ukabatabara ubu muntu bibye uyu munsi mu gitondo cyangwa se bazibejo cyangwa se bibye yabuze ibintu bye arabigenza ate kugira ngo agufatishe agomba kumbonera kuri ndahari kandi izo nomero zose ziri kuri WhatsApp abaturage mwishimye ko ibisambo bibonetse muri he ubu ngubu mwishimye ko ibisambo babibaboneye nta kibazo ubu kirimo mwabagabo mwe rero uyu w'isafuriya we rwose so gahunda ukuntu iteye muze ngwino hano aba bagabo b'amasafuriya ndetse n'amatako y'inka yawe buriya amaherezo nayahereje amaherezo hari umwana nohereje umudugudu ndi kumubonageza ikipu nawe umudugudu ari kumutelefona kumamagara umudugudu nguyaje nanjye ndababeretse n'abayobozi nukundi ibyanjye byabuze nukukuriha ibyawe ibyanjye byabuze muganga wenda kwishyura ibyawe ubu biragenda biterera ubu ni ukukwishyura mukecuru ndarimwere banaza ingoko na za hene na za ndama ariko wenda si bo bazirwa nibo ndabanza wenda igisambo ni igifashwe sinamudugudu nawe mubwiye na gitifu arabizi na gitifu w'umurenge arabizi